Agashami TV. Reba Agashami TV. Subscribe, like, share, comment. Twongeye kubasuza abakunzi bo ba Agashami TV. Uyu munsi tugiye kurebana ikiganiro cy'uburyo wanyongera umugabo maze umugabo akarangiza, cyangwa se uburyo umugore ashobora kunyongeramo umugabo. Reka turebere hamwe position bwa mbere na mbere wakoresha, cyangwa se uburyo yaba ari kukurongora kugira ngo ubashe nawe kumunyongera. Tuvuge n'urugero, umugabo aryamye agaramye, umugore nawe araje amwicayeho. Reka turebe uburyo ushobora kuza ukamwicaraho. Ushobora kuza ukamwicaraho gutya, akaguru hirya akandi hino, ubundi ugasa nk'usutaraye cyangwa se nk'usutamye, ubundi ukajya uzamuka wongera umanuka, uzamuka wongera umanuka. Noneho muri kwa kunyonga nyako ushobora gucishamo ukajya unyonga gake gakeya, unyonga gake gake, apana kwihuta. Noneho uko umugabo agenda azamura ubushyuhe cyangwa se agenda agira gushyuka bikomeye, nawe ugenda wumva ko urwagihuta yamaze kubyimba cyangwa se yamaze guhagarara gutya, kuko uba wicaye gutya ugenda uyumva nawe igenda ikura, urayumva uko ikura. Noneho nawe ukayinyongera neza fresh. Iyo umaze kumva ko imaze kubyimba, umugabo uriya nawe aba yageze ku rwego rwo kuba yakuganiriza, cyangwa se nawe mu gihe uri kunyongera umugabo, ntabwo ari byiza ko unyongera umugabo ucecetse, cyangwa se ntabwo ari byiza ko unyongera umugabo urakaye. Ni ngombwa ko igihe cyose uri kunyongera umugabo ugomba kuba uri guseka, wishimye, ufite akanyamuneza, umuganiriza utugambo twiza, umubwira ati sheri biraryoshye, bimeze neza, mbese ukamubwira utugambo tugenda tumukurura. Reka turebe position ya kabiri ushobora kunyongeramo umugabo maze umugabo akaba yarangiza. Nimba muri gutera akinyuma umugabo, urabizi ko wowe mugore uba upfukamye ikibuno kireba inyuma, noneho umugabo akuri inyuma ashobora gukora iki? Gushyiramo rwagihuta. Noneho yamara gushyiramo rwagihuta, wowe usa nkuko uzamuye ikibuno maze inda ikika. Noneho unyonga gake gake ku buryo utabangamira umugabo. Uranyonga ku buryo kugeza hahandi umugabo aba yumva ko urimo uramunyongera, mbese nk'uri gusonga ubugari, cya kibuno cyawe ugikoresha nk'umuntu ufite umwuko mu ntoki urimo uranyonga ubugari, ku buryo niba umugabo apfukamye, umugabo nta kimugora na gitoya cyangwa se nta kimuvuna, kuko umugabo we aba yipfukamiye gusa rwagihuta imezemo gutya. Noneho nawe ukagenda unyonga. Iki ni ikibuno, iki ni ikibuno, ugenda ukoresha ikibuno gake gakeya, maze mugabo nawe mu gihe umugore arimo aranyonga gake gake, nawe ugerageza kugenda usoka cyangwa se ucumitamo, kandi ukirinda kugira vuba cyangwa se kwihuta, kuko ibintu byose ni pole. Nimba umugore anyonga, nawe ugenda gake anyonga, ugenda gake, ku buryo umugore ageraho yumva yishimye, nawe mugabo ukishima, kuko iyo umugore ari kukunyongera uba wumva uri utuntu tugukirigita gake, n'umugore kandi aba agenda akirigitwa, ari nako mu gitsina cy'umugore harushaho kuboberwa. Icyo gihe bifasha umugabo kuba yarangiza, kandi akarangiza mu gihe kitari gito kitari na kinini. Reka turebe ubundi buryo ushobora kunyongera umugabo. Ubwo ni uburyo bwa gatatu tugiye kureba. Ushobora kuba uryamye ugaramye. Ushobora kuba uryamye ugaramye, uri umugore. Tubirebe ukuntu ushobora kuryama ugaramye, amaguru uyarambuye, umugabo ari hejuru. Ubundi wowe usa nk'ukoresha ikibuno hasi. Ukoresha ikibuno hasi, umugabo mu gihe rwagihuta yashyizemo akuri imbere, wowe ukoresha ikibuno hasi, ikibuno no mu nda niho hagerageza gukora. Icyo gihe iyo uri gukoresha ikibuno, ni kwa kundi wamwaguranye n'umugabo, umugabo akuri hejuru, noneho wowe uri munsi, muri kwa kumunyongera uri munsi, n'umugabo agenda agerageza kugenda amanuka yongera azamuka. Umugore aranyonga, umugabo akamanuka, umugore aranyonga gutya, muragurana, mugenda muguranura, ku buryo nimba umugabo
aramanutse arongera aramanutse umugore aranyonze kugeza ku rwego umugabo ari buhite yumva ko umugore yamaze kugera muri mubudu nyayo, kuko iyo umugore amaze koroha mu gitsina cyangwa se kuzana ububere bukabije mu gitsina burengeje urwego rw'ubwo uri gutekereza, bifasha umugabo kuba yahita arangiza, kubera ko abagabo burya bakunda ahanyerera hakomeye, ntabwo umugabo yarangiza. Ariko niba uri kubikora bikuri mu mutwe kubera ko watangiye bari kugukarisa, uri gukora karesi, ukamara kwinjira mu rwego bwo kuba wakora imibonano mpuzabitsina, kunyonga ntabwo ari ibintu bikomeye cyangwa se ntabwo ari ibintu bigoranye, ushobora kubikora rwose cyane, kuko mu nda uba uhafite, ikibuno ugifite uri bukoreshe, ndetse n'igitsina aricyo twita igituba uba ugifite, aricyo umugabo arimo ashyiramo rwagihuta. Nimba ari gushyiramo ni gute wowe utanyonga ngo unyongere umugabo yumve ko yageze ku rwego rwo kwishima? Nimba rero umaze gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe wamunyongeye, wamushimishije, mugabo nawe shimisha umugore wawe, ushobora gufata rwagihuta yawe mu gihe wumva ko wari ugiye kurangiza vuba, ukayikuramo, wamara kuyikuramo noneho ugatangira ukanyaza gake kugira ngo bwa bubere bw'umugore bukomeze bwiyongere, bukomeze bukure, ukanyaza gake, ubundi ukongera ugasubizamo, ubundi umugore akongera akanyonga, ukongera ugasubura ukanyaza, utangira gake kunyaza, ubundi bitangira gake, uko umugore yagira ubushake n'ububere bwinshi mu gitsina, nawe ugenda wongera umurego, ukongera ugasubizamo, umugore akongera akanyonga. Icyo gihe nabyo bifasha umugabo kurangiza vuba, kandi umugabo akarangiza yishimye ananyuzwe, nawe kandi umugore unyuzwe. Reka dukomeze turebane uburyo bubaka mu rugo cyangwa se bakora imibonano mpuzabitsina cyangwa bateramo akabariro, umugore akishima n'umugabo akishima kandi